ibintu byose abantu babihinduye politiki. Urakina politiki ku buzima bw'abantu bw'igihugu gute? Byabaye politiki no hanze ibingibi bavuga ngo political space. Mu Rwanda niho hantu haba political space kurusha ahandi hariho hose. Space duhana n'abagenosideri. Waha space umugenosideri warangiza space abantu bababaza yindi ni iyi, usibye gushinyagura gusa. Democracy, human rights, freedoms. Wahajwe tugiye gupima ngo benemeje ya political space. Hari ibintu ejo nasomaga mu binyamakuru, hari red party, blue party, green party. Igihe nkabaza ngo ariko hari iki, what is it? Actually ejo nabwiye aba minister, nabwo ariko maze iminsi nsoma ngo mwabujije abantu kwiyandikisha gukora politiki. Murababuriza iki? Ariko nibagerageza kugira uwo bahutaza ntabwo bazamenya icyo bakubise. N'aba ubita izo ntera hamwe bagomba kuba bumva barabavugiye bagashyugumbwa n'ibi bigarasha bindi bikorana nabo bakumva ko babonye noneho ngo icyaha cyahindutse politiki zabo. They will never know what has hit them. No mu muryango wanjye mvukamo hari ibintu namenye vuba nza kubaza n'abantu ariko kuki mutigeze mubimbwira. Mbaza no mu muryango kuki mutigeze mubimbwira. Mu muryango wacu tuvuga turi batandatu, nige umuhererezi. Uwa kabiri muri twe ejo bundi nibwo nabimenye muri 70 na kabiri na rimwe na kabiri aho niki abinaho yakiba mu Rwanda mu ishuri yigagamo. Ishuri ngo ry'Ababirigi hariya Huye za Butare. Bajyaga bagera igihe buri cyumweru cyo kumushyira ku parade, bakabwira ishuri ngo ariko ngo harya ngo hano Abatutsi ni bande, Abatutsi ni bande. Abandi ntabwo ariko no muri abo bera hari abajyaga ku ruhande rumwe nabo bakavuga ko ari bamwe muri abo ngabo. Noneho bagahamagara uwo mushiki wanjye bakamuhagarika aho ngaho ngo muze Umututsi kwaza, abandi ngo ni muze, bagatora umurongo ngo ni muze mumva uko bameze, ngo izuru, ngo mu izuru rye ngo nta gufwa ribamo, ngo no umukobwa agahaguruka akajyaho bakaza bakuru batyo. Nejo akabazi ko ari uko bazamugira, nejo bundi buri wese bakagira tani zo kunasubiramo. N'uwafashe y'Umututsi akaza kugaruka kureba niba ryahindutse yabaye ikintu. Ubwo icyo ni igihugu, ubwo murabivuga ni igihugu. Aha nuho twabyari hajya gutwaragura abana abagore baraho harimo bakiriho n'ubu ngubu. Hari uwo nasanze ngira ngo mu 2004 twagiye Murambi na kane ngira ngo mu bintu bya genocide. Hari umwana umusore wahagurutse atubwira ko twamutoraguye mu masigure afite ngira ngo imyaka 7.
amaze gukura amaze ndamubaza nti se ubahute kubahute sinamubazaga ibindi namazaga mu mutwe we ukuntu ubwo kandi amaze atubwira ko abantu bamwiciye umuryango we nabo bagerageje kumwica icyo gihe tujya kumutoragura mu massigrave atubwira ati aba bantu ejo bundi mwarabarekuye ubwo urumva kumbwira mwarabarekuye n'uvuga ngo nawe ufite icyaha cyo kurekura aba bantu rwose ndacyemera ndamubwira nti icyo cyaha ndagifite ariko ukimbabarereho kuko ntabwo ari icyaha cyo kugira nabi ni icyaha kijyanye no gukora ibidashoboka so mubajije ntise ntubahute ntiwumva mubaze nti buracya bukiro ubahute umwana arandeba ngo kubaho ngo mbaho ngo rega ngo tubaho kubera ko tubwira ngo tubeho umwana niko yanshubije ngo buri munsi kandi uratubwira ngo tubeho kubitubwira tubaho niba uyu mwana rero afite umutima nk'uyu wo kubaho wo kurenga ibi kumwica kuko yarapfuye kurenga uko yapfuye uko yarangiza akambwira ati turubaho kuko tugura ngo tubeho ndetse no kuvuga ngo tunabana n'aba ngaba batwishe ejo bundi warekuye nicyo yambwiraga murambi hariya niba icyo gishoboka niba uyu mwana ashobora kubaho akababarira aba bamwishe ninde mu Rwanda hano utatinyuka ngo ahagarara avuga ati twakoze ishyano rwose mutubabarire kubera iki bataruka niba twarabwiye abana bamariwe imiryango bafite imbunda twabwira tuti ntimwihorere ntimwice abantu barabica ariko mubyirinde bakabyemera erega iyo batabyemera ubu ngubu tuba tuvuga indi nkuru ibyo James yavugaga harimo bamwe bageraga batya nyine ukanamwumva tukabafata tukabafunga ariko habaga ari nka 1% byarenze hari noneho n'ababikoraga bangiza bakiyica hari uwavugaga ati mwatubujije kwica ariko aba bantu batwiciye ntabwo ari abo kureka gusa ngo bagende gutya kubera ko ndi bumwice mukajya kumfunga cyangwa mukajya kugira gute bakagenda akamwica yarangiza akirasa ibintu biremereye kubwira abantu uti musigeho mutagira icyo mukora ndetse babikoze ukabahana bageraho bakabyemera ariko barangiza abandi kuki abandi batatinyuka bavuga bati nk'ibi ngibi mwakoreye hano abantu bamwe batinyutse bakavuga kuki ikirimo kiremereye kirusha icyo n'iki ibyo ngibyo ubwabyo kuki bitabigukoresha mbese ahubwo ariko ubu icyaje kuba ibintu byose abantu babihinduye politiki nabyo barabishakamo politiki ati yewe baravuga ko abahutu bishe ngomba kubavugira ntabwo najya hariya cyangwa ngo nishyire hanze mvuge ko dusaba imbabazi abishe abantu bishe mu izina ryanjye ntabwo nabikora kubera ko mbikoze se nzumvikana nte nyine muri iyo constituency muri iyo politiki
urakina politiki ku buzima bw'abantu bw'igihugu gute? Byabaye politiki no hanze ibingibi bavuga ngo political space. Mu Rwanda niho hantu haba political space kurusha ahandi hariho hose. Ntabwo mpfa kubivuga gusa ndababwira impamvu. U Rwanda rubana n'abarwishe. Tolerance. Tolerating those who murdered 1 million people is tolerance you can never get anywhere in this world. Space duha n'abagenosideri. Waha space umugenosideri warangiza space abantu bababaza yindi ni iyi, usibye gushinyagura gusa. Democracy, human rights, freedoms. Ibyo bakoresha, methods bakoresha na standards bakoresha ntabwo zakwa applying hano mu Rwanda, usibye gushinyagura. Kandi nabwo washatse kubikoresha ahubwo tuwarengeje igipimo. Yes. Space n'abagenosideri babona bakisangamo. What space is bigger than that? This political space that accommodates murderers, genociders. Space yiruta ni iyi. Ni ya hehe muzi mubimbwira. Bararangiza rero ngo wahaje we tugiye gupima ngo benemeje ya political space. Hari ejo nasomaga mu binyamakuru, hari red party, blue party, green party. Igihe nkabaza ngo ariko hari iki, what is it? Actually ejo nabwiye aba minister nabwo ariko maze iminsi nsoma ngo mwabujije abantu kwiyandikisha gukora politiki. Murababuriza iki? Mwebwe nkababwiye ntisi niba hari ukubabuza muraha abantu agaciro batari banafite. Why don't you let these fellows run around as they want? Ariko nibagerageza kugira uwo bahutaza ntabwo bazamenya icyo bakubise. Yes. If it is freedom of running around doing nothing, that's your business. You can run around and do nothing. Because claim anything you want. Abajya kubabuza kuko nanjye sinumva icyo bababuriza. Bending up bavuga ngo banze ku niba ari kubandika, niba ari kubandikisha, niba ari I don't know. Why do you ariko mu Rwanda handitswe bangahe toto? Ari political parties zingahe? 10. Well, 10 are not enough by their standards. But you can have 20, you can have, let them. What 10, 20, my question is, ni iki dukorera u Rwanda? Ni iki dukorera aya mateka yacu mabi atagira uko umuntu yayasobanura? Ariko niba ushaka kugira ngo haruza ushaka kongera guhutaza, rubyiruko muri hano
rwose mushyire ibirenge hasi mube abanyarwanda mube u Rwanda mube cyo muri cyo. Yes, with the confidence, with responsibility, mwumve ko it's you. Ariko anybody bakongera kuzanamo ibintu bihagarika umuntu hariya ngo utarabona uyu muze mufate cyangwa ngo you should not be here, we can easily tugiye gutwara ubuzima bwawe. Please, iyo freedom ntibaho. Yes, mwari mukwiye kandi ibyo bahoze bavuga the anger yahoze ababwira ngo cyarakaza cyarenze icyo n'iki. Hariho ahantu hakwiriye kuba gucibwa umurongo. Hari ahantu umurongo ntarengwa uvuga ngo aha handi hose du ibyo ushaka ibyo aribyo byose, ariko hari umurongo utarengwa. Hari umurongo ntarengwa. Nta muntu ushobora kongera kubuza undi uburenganzira bwe, kumugirira nabi kubera ko adasa nawe. N'aba ngaba bumva ejo bundi batangiye kuvugira ngo interahamwe na FDR ngo abantu bumvikane nabo. Njye ntabwo nirwa njye impaka kuri icyo ngicyo, kubera ko I will just wait for you at the right place and I will hit you. Ntabwo rwose njye nta nubwo nanamushubije, ntabwo nigeze njya ariko birazwi ko there is a line that you can't cross. Hari umurongo udashobora kurengwa na rimwe bishoboka. N'aba bita izo nterahamwe bagomba kuba bumva barabavugiye bagashyugumbwa n'ibi bigarasha bindi bikorana nabo bakumva ko babonye noneho ngo icyaha cyahindutse politiki zabo. They will never know what has hit them. You can't. Hari umurongo utarengwa, ntibibaho. Kirazira. Namwe rubyiruko mubimenye, ejo hatazagira ubabeshya. Hatazagira ubabeshya. Ntibishoboka. Not by politics, not by land, not by sea, not by air. It will not happen. So rubyiruko namwe ntimuzarerwe ngo mwumve nabi, ntimukumve nabi, muzumve neza, mube abantu, mube abanyarwanda. Nicyo tubatezeho, abanyarwanda bazima. Kandi mwifitemo ubushobozi nk'ubw'abandi bantu abo ari bo bose bafite. Mufite ubuzima, mufite ubushobozi, mufite ubwenge, mufite amaboko, mwakora ibyo mwifuza gukora. Mwakorera igihugu cyanyu kigatera imbere kikaba nk'ibindi bihugu. Murabifite, mureke kubyangiza. Ntimukiyangize, ntimukabyangize. Iyo wiyangije uba ufite icyo wambuye igihugu. Turagukeneye. Ntimukiyangize, mujyemo. Mumenye ko uru Rwanda rwarababaye. Nka yazina bankora iki
baruhora iki? Ariko iyo ufite bashaka kugira icyo baguhora bakurenganya, ugomba kwiyubaka. Ugomba kwiyubaka, wundi ufite icyo gushakamo, afite icyo guhora kitari cyo, ntabigereho. Ntakwiye kubigeraho. Edouard, iryo zina buriya rifite icyo rivuze. Baguhora iki? Uzange ko bagiye icyo baguhora. Ikitari mu kuri bakiguhorera iki? Ubwo ni twese baduhora iki? Dukora ibintu bizima ku buryo ntawe udushakamo icyo twiyenzamo ngo agire icyo ageraho. Tukimwime, dukomeze tube abo dukwiriye kubaho. Nagira ngo rero bashimire nanone, ariko tubatezeho byinshi, kandi icyo cyizere cyacu ntimucyambure agaciro gifite. Izo soni umuntu yagira zo kuvuga ngo ngiye guhaguruka ndwanye iki kibi ku mugaragaro, niba cyakoze mu izina ryanjye ntabwo ngishaka, ugatinya. Iyo utinye, iyo bigaragaje mu bikorwa no mu mvugo, wa wundi wabikoze we niwe arunguka. Wabikoze mu izina ryawe, ibyo uvuga utanashaka, we ni inyungu kuri we. Nta mpamvu rero bikwiye kuba byawe. Urubyiruko rero, iyi nshingano twihaye ntimugire ngo iroroshye, ariko ni ngombwa, ni iya ngombwa. Kandi iramutse itanatuvunnye nabwo ubanza itakemura ibibazo dufite. Uko ituvuna, uko ivuna buri wese, nuko ijyanye n'uburemere bwayo n'akamaro kayo. Mugire ubuzima bwiza rero.